kuba rero bitarabaye nuko nitwaye neza muri society kandi natanze ibimenyetso bigaragara ko aho ntuye nkora umuganda ko iyo abantu baburana burya haba harimo abigizankana none se baravuga ngo imyitwarire myiza nabisobanuye navuze nti iyo ngingo 146 turavuga ngo umuntu agomba gukorerwa ubusembwa kubera imyitwarire myiza ariko ntabwo bavuga ngo iyo myitwarire myiza ni yihe nayo ntabwo bavuga ngo ntabwo ari gusubira cyane iyo usubiye icyaha byo usubira muri gereza nabivuze donc mba ntari twaye neza imvanirwaho ubusembwa ikintu nzahita nkora none nzahita njyamo ko navuze ko mushimira ko nizera ko nineza ye Imana izayibuka nafunguwe ku mbabazi za Perezida wa Repubulika ku gihano nari hawe cy'imyaka 15 fungurwa nari maze imyaka 8 ariko itegeko rigenga imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha hari ukuntu itegeka ko iyo iteganya ko iyo umaze imyaka 5 ufunguwe ushobora gusaba kuba wakorerwa ubusembwa kugira ngo ushobore kuba muzi ko ndi umunyapolitike kugira ngo ushobore gukora imirimo yanjye ya politike ubwo busembwa budahari nicyo rero nasabye nicyo nakozwe imyaka 5 yashize mwabonye ko ari ibintu byabayeho deba yakanya n'abacamanza n'ubushinjacyaha ariko bigaragara ko n'ubushinjacyaha twemeranywa ko imyaka 5 yarishize kugira ngo nshobore kuba nasaba gukorerwa ubusembwa icyo tutumvikanaho n'ubushinjacyaha nuko busanga ngo imyitwarire yanjye atari myiza ku buryo nakorerwaho ubusembwa ariko nge ngasanga uko nitwaye muri societe imyaka 5 ishize naritwaye neza nta mpamvu nimwe ntakorerwaho ubusembwa mu byo bagaragaza harimo kuba ari warategetswe kujya witaba ariko bakavuga ko hari amezi utagiye witaba bakavuga bati ibyo ngibyo bigaragaza ko utigeze witwara neza nibyo hari mu gihe cya covid natanze amatangazo nabishyizemo nk'ibimenyetso hari amezi twabaga muri lockdown hari amezi abakozi bakoraga ari bakeya bakavuga ati abandi bagume mu rugo ntabwo rero icyo gihe nibyo ntabwo nagiyeyo kuko ingamba zari zihari ko ari ukurinda uko bishoboka kose ko abantu bakwandura covid cyangwa bayihererekanya mu bindi banagaragaza yuko wagiye wiyita perezida w'ishyaka Darifa umurinzi kandi utari wemerewe n'amategeko ko wakatiwe n'inkiko kuba umuyobozi w'ishyaka umutwe wa politiki ibyo nabisobanuye ngaragaza ko hari ibintu biri bagomba gutandukanya umuntu utagomba kujya mu nzego z'ishyaka ni ishyaka ryemewe n'amategeko ishyaka Darufa riracyari ishyaka rikiyubaka turakiyubaka ntabwo twagera muri procedure mu gihe cyo gutangira gusaba kwandikwa cyane kubera ko nyine bisabwa n'amategeko twari tutarabyuzuza donc kandi itegeko nshinga riravuga riti abanyarwanda bose bemewe kwishyira hamwe abanyarwanda bemerewe gushyiraho ishyaka rya politiki igihe rero ishyaka rikiyubaka uwarishinze ntabwo nose wamwita iki kindi umuntu warishinze kandi ishyaka rikiyubaka gishaka abantu ngo bahuze ibitekerezo amababo no kubajya gusaba ubwo burenganzira donc twe turacyari muri procedure iyo procedure igihari bigakubitana nuko imyaka 5 ishize ntabwo byambuza kujya gusaba kuba iryo shyaka ritemewe ubwabyo nabyo bagaragaza kandi inenge kubera ko ni ishyaka Darifa umurinzi ariko ritanditswe mu buryo bwemewe n'amategeko bakavuga yuko kuba iryo shyaka uriyobora nabyo ubwabyo ari ubusembwa kubera yuko uyobora ikintu kitemewe n'amategeko ariko ishyaka ntabwo no mu Kinyarwanda tugira umugani uvuga ngo umwana yavutse ntabwo ahita yuzura ingobyi ntabwo rero ishyaka Darufa nararishinze ni igitekerezo ni ishyaka riraho turimo kugerageza kuzuza ibisabwa byose kugira ngo nyine tubone gutangira gukora ibisabwa n'amategeko ariko nkuko nabigaragaje dufite icyuho mu itegeko rishyiraho amashyaka nakunze no kubigarukaho kenshi iyo ishyaka rishyirwaho iyo ugiye gusaba itegeko rigenga amashyaka itegeko numero 10 rya 2013 uko ryavugura kugeza uyu munsi usanga batangirira igihe babantu 200 babonetse bakora inama ya mbere yo gushyiraho ubuyobozi ariko hagati aho babantu 200 bakikusanya uko biyorganiza mu itegeko nta birimo donc nabivuze hano nabisonere ribu nagerageje kubibwira abantu bo muri RGB itegeko ryacu rifite icyuho mu gihe ishyaka umuntu akimara kuvuga ati nshyizeho ishyaka agishaka babandi 200 hagati aho ntabwo itegeko rivuga uko ishyaka ribaho uko abo bantu babaho uko bahura uko abantu 200 ujya kubashaka kugira ngo ubuzuze ntabwo mu itegeko birimo donc ni ikibazo dufite mu cy'icyuho mu itegeko banza hari bizansaba ko njya muri Cour Supreme gusaba ko yego madame ubushinjacyaha bwagaragaje ko nubwo wababariwe funguwe ku mbabazi za perezida ariko ntabwo wahindutse mbere na mbere ibyo ngibyo urabivuga biki oya ntabwo ari byo nta nubwo ubushinjacyaha bwigeze buvuga ko ntahindutse kuko nta cyaha bwigeze bugaragaza nakoze bavuga ko imyitwarire itari myiza nta imyitwarire itari myiza ni iyo mba ntaritwaye neza ntabwo mba ndi hano turimo tuvugana cyangwa ndi biro rukiko nsaba gukorerwa ubusembwa ahubwo mba narashubijwe muri gereza kuko imbabazi za Perezida wa Repubulika zivuga ko igihe hari amategeko ntubahirije ngomba guhitwa izo mbabazi zivaho ngasubizwa muri gereza kuba rero bitarabaye nuko nitwaye neza muri society kandi natanze ibimenyetso bigaragara ko
aho ntuye nkora umuganda nkora ibikorwa byateza imbere igihugu. Ibyo byose ntabwo ubushinjacyaha bwo bubyemera nk'ibikorwa by'imyitwarire myiza. Ariko iyo abantu baburana burya haba harimo abigizankana. None se baravuga ngo imyitwarire myiza nabisobanuye navuze nti iyo ngingo 146 turavuga ngo umuntu agomba gukorerwa ubusembwa kubera imyitwarire myiza, ariko ntabwo bavuga ngo iyo myitwarire myiza ni iyihe nayo, ntabwo bavuga ngo ntabwo ari gusubira cyane. Iyo usubiye icyaha byo usubira muri gereza nabivuze. Donc mba ntaritwaye neza nari kuba narongera gukora ibyaha ngasubira muri gereza, sindi muri gereza rundi hanze. Hari icyo bavuga, hari icyo uvuze ko wifuza kuzasubira muri politike gukora ibikorwa bya politike, urateganya gukora ibihe bikorwa? Nyine kugira ngo ishyaka ryemerwe, noneho ushobora kuba narigiramo umwanya w'ubuyobozi kandi no kuba nagira uruhare mu matora. Muzi ko dufite amatora uyu mwaka, ndateganya rero kuba naziyamamaza niba ngize amahirwe urukiko rukankoreraho ubusembwa. Ni ukuvuga ko kwiyamamaza kwawe kwashingira ku kwiyamamaza nk'uhagarariye ishyaka rya politike cyangwa wenda ishyaka ritemewe ugakurirwaho ubusembwa, bishoboka yuko wakiyamamaza nk'umukandida ku giti cyawe? Murabizi turacyafite amezi menshi mbere yuko tujya mu matora. Niba nziyamamaza nk'umukandida wigenga cyangwa se uri mu ishyaka, byose bisaterwa n'igihe icyemezo kizafatirwa n'igezo procedure zo gushyiraho ishyaka cyangwa ko umuntu atarishyiraho, bizajya ni procedure zindi zizaza nyuma. Mu bindi byagaragajwe harimo n'uko umaze igihe ukorwaho iperereza n'ubugenzacyaha ku byaha bitandukanye. Ibyo byo bivugaho iki? Nibyo ngira ngo mwajyaga munabitanga iyo nabaga nagiye muri RIB. Donc 2019 ngifungurwa nayagiye mpamagarwa kenshi muri RIB. Nabivuze igihe habaga ibitero byo mu Kinigi narahamagawe, ariko ababigizemo uruhare barafashwe barafungwa, ntabwo nigeze ngiye nkurikiranwaho ibyo byo. Donc barambajije basanga nta makuru mbifiteho, bituma rero ntakurikiranwa n'ibyo byaha. Ariko nibyo nakurikiranwa wumva byo nta mpungenge biguteye kuba nta mpungenge biteye na gatoya, kuko rwose kuva nafungurwa nta tegeko na rimwe ry'igihugu cyacu nigeze nica. Nabivuze mba hari ryo nishe, ntabwo uyu munsi mba mpagaze hano mba narasuye muri gereza. Wakomeje ku nama wagiriwe na RCS, urwego rw'igororero cyangwa se rw'amagereza mu Rwanda, uvuga yuko hari ibyo bakubwiye kandi wabikoze birimo kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside. Ibyo wumva warabikoze? Narabikoze cyane rwose, kuko niba njya mu biganiro, niba byo kwibuka umuntu akaganira agakurikirana n'abandi, ntabwo iyo mba narabikoze ndi kubabwira ntabwo mba nyiri hano. Oya, ndavuga ariko hari ntabwo ari itegeko, kuko hari ibyo wavuze ko ari nama bakugiriye yuko ugomba kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside. Kutayirwanyisha kutabicyaha uramutse utayishyigikiye. Ariko nagiye mbona ku mbuga nkoranyambaga no mu binyamakuru bimwe na bimwe bavuga yuko ukikira jenoside, ukomeza kuyipfobya, kandi nkabibona nyuma. Tugomba gutandukanya propagande politike z'abantu bamwe na bamwe n'ukuri kw'ibihari. Donc ukuri kw'ibihari nuko nta byabaye, kuko iyo biba bihari nabivuze ntabwo kuba mpagaze hano. Donc nta byabayeho, nta kuvuga ngo Ingabire yashyigikiye jenoside cyangwa ingengabitekerezo cyangwa ntabwo ibyo ngibyo ari ukuri. Ese uyu munsi washimiye perezida kubw'imbabazi yaguhaye? Mu minsi yashize hari ibyagiye bigaragaza bavuga bati Ingabire yagaragaje ko atari yasabye imbabazi perezida, urabihuza gute? Ariko ibyo ngibyo ni bya bindi ndimo kuvuga, hari propagande politique abantu bikorera bakivugira ibyo bashakiriza, interpretation abantu baha ibyo umuntu aba yavuze bidahuye n'ukuri. Imbabazi wari wazisabye? Nasabye imbabazi zo gufungurwa muri gereza kandi perezida yarazimpaye ndafungurwa. Ariko nyuma yaho byavuzwe yuko nyine ngo utamushimiye. Niba mwibuka neza nimusubira kureba muri archive Voix d'Amérique irahari, ntekereza ko yabicishijeho muzasanga narashimiye perezida wa Repubulika rwose. Ntabwo ndi gito ku buryo umuntu yakugira neza ntibujye kumushimira. Nubwo tutazi wenda ibizava mu myanzuro, witeguye ute nuzaramuka wemerewe kugaruka muri politike, witeguye ute muri aya matora duteganyije? Nimvanirwaho ubusembwa, ikintu nzahita nkora noneho nzahita njya mu bikorwa nyine bya politike, noneho gushaka abarwanda shyaka, gushaka abantu banshyigikira niba ngiye mu matora. Donc uramutse ugiye mu matora, icyizere cyo gutsinda amatora ufite cyaba kingana iki? Ni kinini. Ntekereza ko imyaka 14 maze mu gihugu cyacu, abanyarwanda benshi baranzi, bazi ibitekerezo byanjye. Ntabwo niheba rwose, ntabwo ndi mu bantu batekereza ko ntatsinda amatora ndamutse nyagiyemo. Umwanya naba ngiyeho uwo ari wo wose. Uvuze umwanya wawe ugiyeho, hari undi mwanya wifuza kuba wazapiganirwa utari uwa perezida wa repubulika? Ndibutsa ko dufite amatora ariko ya perezida wa repubulika n'amatora y'abadepite azabera igihe kimwe. Ntabwo rero uyu munsi ndatangaza aho nziyamamariza, kuko igihe ntikiragera, reka babanze mu gihe utabyemererwa, mu gihe ubusembwa utabukurwaho, wabyakira ute, wakora iki? Nzabyakira. Ndi umuntu sportive cyane rwose, icyemezo cyaba ari positive cyangwa negative ndabyakira. Ikintu mfite cyane kinshishikaje cyane
ni uguharanira ko twubaka igihugu kigendera ku mategeko. Niba guharanira ko igihugu kigendera ku mategeko rero nshobora gukomeza kubikora nk'uko n'ubundi nabikoraga ntarakorerwa nk'usembwa. Mu gusoza mu iburanisha hari aho utemerera yuko icyo washinze Darifa umurinzi ko atari ishyaka, ariko narebye kuri website yanyu nsanga ntabwo ari cyo navuze, ntabwo riri abishyaka rye mu mategeko. Donc urabona iyo hari itegeko rivuga riti ushobora uremerewe gushinga association cyangwa ishyaka, igihe mutarajya mu gukora iby'amategeko asabwa mukiyubaka nibyo bita association de fait. Donc kiba kizwi icyo kintu kiba gihari, ariko mu mategeko kiba kitaremerwa, ariko kiba gihari kizwi kinakora nyine kwa kundi nyine mu bwisanzure bwo kugira ngo mushake ba bantu mwuzuze bya bindi bisabwa n'itegeko. Donc icyo kintu kiba gihari, icyo bita association de fait mu mategeko ni principe ihari, ni cyaka ritarabona ibyangombwa ikiyubaka. Iri cyaka ritarabona ibyangombwa na mbere riri washinze n'iryabona ibyangombwa, icyizere cy'uko uramutse unakuriyeho ubusembwa ishyaka ryo ryabona ibyangombwa. Hari gutandukanya ibintu. Ishyaka rya FDI nabanjemo mbere ntabwo nariretse kubera ko ritabonye ibyangombwa, nariretse kubera ko tutari twumvikanye, muzi ko nafunzwe rihari hagera abasigara bariyobora, ariko mu gihe nafunguwe nasanze hari ibyo twe twarumvikanye bitubahirijwe, hanyuma ngerageza kubasaba ngo babyubare nk'uko igihe ubundi twe twarasezeranye nza gukorera iyi politike mu gihugu, twe twumvikanye ko ishyaka ibikorwa byaryo byose bizakorerwa imbere mu gihugu, n'abazaba bari mu nzego z'ubuyobozi n'abagomba kuba bari mu gihugu, ntabwo abagomba kuba bari hanze. Igihe rero mfunguwe nasanze harimo abayobozi mu nzego z'ishyaka kandi bakorera hanze y'igihugu, kandi twakora byumvikanyeho, mbasaba ko babireka tukongera tugakora nk'uko twe twabyumvikanye. Kongere y'ishyaka yari yabyemeye mu mwaka wa 2008 mbere ko ngaruka mu gihugu, ntitwabyumvikanaho, mpitambabwira rero kwibwira iryo shyaka ndivuyemo kugira ngo ngiye, kuko niba uri mu gihugu ugomba gukora ukurikije amategeko ari mu gihugu, ariko igihe abantu bari hanze ushobora gukora ibyo ushaka byose. Tuvuge rero bakoze nka alliance n'andi mashyaka, arimo n'amashyaka bavugaga ko afite ingabo, kandi mu Rwanda ntabwo amashyaka afite ingabo yemewe. Donc urumva ntabwo nge ngomba gukora ibijyanye n'amategeko yo mu gihugu ndimo. Nuvuga ko ibijyanye no guhuza FDU inkingi n'ikiswe P5 n'indi mitwe nka FPR n'indi bakoranye bitabarwa kuri Ingabire Victoire, bikwiye kubarwa kuri abo bandi. Ntabwo byo wigeze bikorwa, ntabwo nari muri gereza, kandi iyo umuntu ari muri gereza ntabwo yemerewe gukora politiki. Donc ntabwo rero ibyakozwe ndi muri gereza ntabwo mbibazwa. Ni nayo mpamvu ubu ntabwo kivugana cyangwa se ikorana n'abo bantu bo muri FDU inkingi. Abantu bo muri FDI inkingi mfitemo abantu b'inshuti, twabaye inshuti kuva kera, tutahujwe n'ishyaka, ni mu futi busanzwe. Ntabwo njye nkora politike ya munyangire yo kuvuga ngo ubwo tutagihuje politike kubera ko ibyo tumvikanye muri politike turi bubabanze. Ntabwo njye ariko nkora politike yanjye hari politike ni ibitekerezo bya politike duhuriraho by'imiyoborere y'igihugu n'ubuzima bw'igihugu, hakaba n'ubucuti busanzwe. Ubucuti busanzwe dushobora gukomeza muri politike nitwumvikane kandi ntibitume tubabanze. Akenshi bakunze kudekiriva cyangwa se gusobanura nk'umuntu unenga ubutegetsi cyangwa se utavuga rumwe n'ubutegetsi, ariko kandi mu gihe umaze ufunguwe urimo urashima umukuru w'igihugu ni ukuriye ubwo butegetsi bw'u Rwanda, mu gihe umaze ushaka kuba wenda utekanye cyangwa se ubayeho neza, sinzi wenda uraza kutubwira uyu munsi ubona gute, wenda uko wanengaga mbere nuko uyu munsi hari itandukaniro ugenda ubona? Kunenga ifa ko abantu babyo muri politiki yacu Abanyarwanda turafite ikibazo, bakumva ko umuntu nenga ari ukwanga igihugu. Ntabwo kunenga ari ukwanga igihugu, ahubwo bari kugira ngo ibihari bipfuye bikosorwe kugira ngo turusheho kugenda nyine dutera imbere twubaka igihugu cyacu neza. Rero nta kuvuga ngo nenga ibihari, ntabwo nenga ibidahari. Ntabwo nenga ibidahari. Iteka iyo mvuze ndavuga nti mu burezi dufite ikibazo cy'ireme ry'uburezi, politike yo gushyiraho uburezi kuri bose ni nziza, ariko turacyafite ikibazo cy'uko iryo reme ry'uburezi tugifitemo ikibazo. Dukora iki kugira ngo iryo reme ry'uburezi donc nenga ibihari, ntabwo nge sinkora politike yo kunenga byo kunenga gusa, mvuga ibadahari kandi nkanavuga nti twa dukwiye gukora iki kugira ngo bikosorwe. Hari ibyo nagiye mbona ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko ngo ushyigikiye Wazalendo. Wazalendo ni umutwe navuga ngo w'abasivili binjijwe mu ngabo mu gihe leta ya Kongo iri kurwana n'umutwe wa M23, bavuga yuko ngo ushyigikiye aba Wazalendo. Nayibonye mu bitangazamakuru, ariko urahari uyu munsi bitwibwirire koko urabashyigikiye? Non, donc habaye une mal interprétation. Navuze Wazalendo nkurikiye kuri interprétation le président Félix yari yatanze. Avuga yarabanje asobanura ati Wazalendo bivuga umuturage umuharanira uburenganzira bwe. Donc ugarukiye kuri iyo principe gusa no kuri iyo definition, ubwayo ni byiza. Hari umuturage se utagomba guharanira uburenganzira bwe? Nanjye nicyo mparanira, nanjye iyo ndi muri ritemba ndimo guharanira uburenganzira bwanjye. Donc ko umuntu haranira uburenganzira bwe, ariko niba birenza aho hakajya ibindi bikorwa ajyamo
donc par exemple nkanjye sinemera la violence, ntabwo nemera ko niba ufite ikibazo cya politiki ugomba gukoresha violence kugira ngo ikunde ibeho. Ntabwo rero niba ba baturage bishyize hamwe bagiye gukoresha ibikorwa violence, sinzi ku ijambo ry'ikinyarwanda, icyo gihe ntabwo nabashyigikira kuko ntabwo nemera la violence, ntabwo la violence igerangiza ibibazo. Kuki nyuma yaho yuko ubonye wenda yuko ijambo ubwaryo n'ibikorwa bitandukanye ntabwo wigeze bitandukanya nabyo? Nuko nta kindi gihe ubuse ntubimbajije mbikubwiye kuko icyo gihe nabivuze kirya gihenza kubona ko abantu babyumvishije nabi, nta yindi occasion nta muntu wigeze abimbazaho ngo mu Rwanda tuza amateka y'intera hamwe ubundi etymology koma mukureba ijambo intera hamwe ni ijambo ryiza, abantu bakorera hamwe bashyize hamwe impuzamugambi, ariko wajya kureba ibikorwa byakoze byanduje isura ku buryo umuntu yisunda intera hamwe byaba ikibazo. Sesa ariko igihe bari batarakorwa bya bikorwa bibi, nyine umuntu yabonaga ko kwitwa intera hamwe ntacyo bitwaye, kwitwa impuzamugambi ntacyo bitwara amazina. Nuko ibyo ni ibibazo dukunze guhura nabyo mu bihugu byacu bigenda bibamo intambara, abantu bagatangira wenda bafite umugambi mwiza bikarangira bashoje nabi. Donc ntabwo ari muri ayo masosiyasiyo gusa n'abanyepolitike, umunyapolitike ushobora gutangira neza agasoza nabi cyangwa se agatangira nabi agasoza neza. Donc muri politike ni ibintu bihindagurika cyane. Ni icyo ubona abantu bakwibeshye muri politike yawe cyangwa se mu bitekerezo byawe uvuga uti wenda hano banyibeshyaho, ibi ntabwo ari ukuri? Aba banyibeshyaho abantu benshi bakunda kwandika ko nanga igihugu, ntabwo navuga ibitagenda neza, ntabwo nakinenga nakoma amashyi. Uzi igihe uzari umuntu ugukunda, harya dufite umugani mu kinyarwanda uvuga gutyo ngo ugukunda nyine agutera sinibuka, donc ko agucaha, donc aragukubita ariko atari uko akanze, ahubwo ari ukugira ngo cya kindi nyine gikosore. Nanga igihugu cyanjye nakwirwa nkoma amashyi. Reka mbaho urugero rimwe, perezida rimwe yarigeze kuvuga muri 2012 bendaga bari badufungiye ibihugu biduha imfashanyo biyo byafunze. Perezida agitangira ijambo aravuga ngo dufite ikibazo mu gihugu cyacu, abantu bakoma amashyi aho yabwiraga. Hanyuma maze ngo dufite none ikintu nese nibaza ese umuntu ashaka kuvuga ngo dufite ikibazo ugakoma amashyi, nimaze kuvuga ati badufungiye imfashanyo. None ndatekereza donc urumva aho gukoma amashyi byo gukoma amashyi gusa, nabanza nkakubwira nti amfite ikibazo kirahari n'iki ngiki. Donc ibyo byo gukoma amashyi kugira ngo dukunde dushimishe umukuru w'igihugu tumubeshya ibintu bitari byo, nge mpitamo kujya ku ruhande bakantera amacumu, ariko nkavuga ni hari ibigomba gukosorwa mu gihugu cyacu, hari ibyiza kurushaho dushobora gukora. Ujya ubona amahanga, nzi ko wabaye i Burayi, ujya ubona ibihugu byinshi by'amahanga, i Burayi, muri Aziya, za Qatar, za Singapore n'ibindi, uburyo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame bamufata nk'umukuru w'igihugu w'intangarugero, bakavuga ibikorwa byinshi yakoze. Uko ukuntu babivuze bigutera ishema, urabyemera se, ubyakira gute? Kuko hari ibyiza byakozwe, hari n'ibitarakozwe. Niyo mpamvu burya nyine mvuga nti hari ibyiza twagezeho byiza mu gihugu cyacu, ariko hari n'ibindi bigomba gukosorwa kuko ntabwo turajya muri paradizo, nta namwe tuzanabona paradizo. Donc igihe cyose niyo nanjye ntureba ko mbanenga se nshobora kuba umukuru w'igihugu, ariko hakaba bya bindi nyine abantu banenga bidakora neza, kuko ntabwo n'ibyo bihugu urimo uvuga nabyo ntabwo ari 100%, byose ntabwo ari perfect 100%. Hari ibyo bagomba gukora, bagomba kugenda, ariko hagomba kuba hari abantu iteka bagomba guhora bavuga bati ibi bintu bigomba gukosorwa, basa n'abacyaha, basa mu gifaransa byita garde-fou. Urabona hano hari akakantu bashyize kugira ngo umuntu atagwa hari inyuma. Donc ibyo byo gucyaha icyo bibereho ni ikintu cyo mu gifaransa cyangwa muri jargon politique avuga check and balance. Donc kugira ngo abantu batirara, ahubwo hakaba hari abantu baba babwira bati nyamuneka hari ibi bitagenda neza, mudahora mwishimashima mukoma mu mashyi kandi nyama muri murohama. Donc hagomba kuba le garde-fou. Iyo garde-fou rero niyo ndo presenta muri uru Rwanda, niyo nifuza gukora presenta, kudahora dukoma amashyi, ahubwo hakaba n'abantu batinyuka kuvuga bati nyamuneka hari mutarengera. Ariko ubu muri rusange yemera ko u Rwanda ruyobowe neza? Hari ibigenda neza n'ibintu bitagenda neza. Ariko gereranya n'ibindi bihugu cyangwa se naho rwavuye ntabwo hari igihe njya mvugana nkavuga nti kamemu hari ibyo Perezida Kagame yakoze, ntabwo u Rwanda rwabaye Somalia, ariko hari n'ibindi kuba uyu munsi urubuga rudafunguye, umuntu nyine kuri za social media atanga ibitekerezo, abantu bakamutuka bakavuga ngo ni umwanzi, ni ikintu ubuyobozi bw'igihugu cyacu bugomba gushyiramo imbaraga, tukazamura bagatoza abaturage muri débat contradictoire. Donc ibitekerezo, kuvuga ibitekerezo binyuranye abantu kabyumva, n'uwo umuturage abwiye umuyobozi ati iki kintu ariko mwankoreze icyo, umuyobozi wo kuvuga ngo imyumvire yawe iri hasi cyangwa se urumwanzi w'igihugu, ahubwo umuyobozi akagerageza gutega amatwi. Icyo ni ikintu par exemple mpunze kuvuga hano mu gihugu cyacu kigomba gukosorwa no gushyirwamo imbaraga. Hanyuma ejo bundi twabonye igitekerezo cyawe kuri gahunda y'Ubwongereza n'u Rwanda yo kohereza abimukira, ugaragaza ko u Rwanda ntabwo ari igihugu gitekanye mu by'ukuri, uko babimukira baza mu Rwanda. Turagira ngo tubwire wenda kuri icyo kintu
vi yawe ni iyihe ubishingira hari ikintu abantu bagomba kumvikana afite ntekereza bivuga mu cyongereza no mu kinyarwanda ntekereza ko ikibazo cyacu ari ururimi rugize safe kuba force abantu bahita batekereza ngo u Rwanda ruratekanye ntabwo ariko n'ibyo mu mategeko niba mwarasomye imyanzuro y'urukiko rw'ikirenga rwo mu Bwongereza ruvuga ikibazo kijyanye n'uburenganzira bwa muntu bikavuga ko umuntu agomba ko adashobora gukorerwa ibikorwa by'icarubozo bikavuga ko umuntu atagomba gusubizwa mu bihugu by'iwabo ibyo byose nibyo bita safe donc muri definition y'itegeko donc barabivuga ntabwo rero hano mu Rwanda ari umuntu yavuze mu kinyarwanda ngo ni umutekano aravuga ngo Ingabire ngo mu Rwanda aratekanye ngo Kigali aratekanye ntabwo ari umutekano w'amasasu ni umutekano bijyanye ese uburenganzira bwa muntu mu gihugu cyacu bwubahirizwa gute ese nta bikorwa by'icarubozo bikorwamo donc ni ibyo ngibyo baba bareba nibyo bita nabo muri iryo tegeko bita safe ntabwo ari nawe wemeza ko rutari safe muri iyo sanse muri iyo sanse buri gihe naravuze ninjye witangaho urugero bwa mbere iyo ureba abantu umuntu atanga igitekerezo cyubaka kidasenya abantu bakamutera amacumu ni ya deba navuze iri hasi ikiri hasi donc tutari twazamura iyo myumvire iri mu bituma tutagira bahora batunenga buri gihe kuba tutaremera gukora deba contradictoire mu gihugu cyacu biri mu bituma nyine tunengwa buri gihe kuba abatavugwa rumwe batoroherezwa muribuka ko uyu munsi ufite abantu 8 bafunzwe kira kibazo bigeze kuvuga ngo by'imyimagaragambyo abantu basomye igitabo hanyuma hakaba na Theonese umunyamakuru mugenzi wanyu muramuzi afunzwe kwa ko yaruganije deba yo kuvuga gusa kubijyanye na politike n'abanyapolitike mu gihugu uyu munsi akamaze imyaka hafi 3 ataraburanishwa nawo bafuzwe ataraburanishwa mu gihugu tuvuga dufite amategeko agenga umuntu afashwa afatwa mu gihe kingana iki aburanishwa mu gihe kingana iki ibyo byose donc hari abantu batabiha agaciro ariko ibyo byose bitwambura amanota ibyo byose nibyo burenganzira bwa muntu nibyo mbavuga kuki tutabikosora dufite abacamanza kuki abantu bataburanishwa ese igihe bari bakibarana mu ifungwa n'ifunguro ese basangaga Theoneste ashobora gufungwa icyo yakoze ryari kosa ry'ubunyamwuga bashoboraga kubirangiriza muri RMC none bamaze hafi imyaka 3 afunze ibyo byose bitwambura amakosa amanota kandi ngasanga kuri ngiye bitakagombye gukorwa hari ibintu umuntu ashobora gukora ukavuga uti byamucitse niba navugaga ntimuzansangamo inkombi muzamenye ko ndi umuntu nk'abandi bose donc turi abantu ntabwo turi parfait ariko hari n'amakosa dukora yayenda kabije nk'ubu ntabwo nshobora kuvuga ufunga abantu igihe kirenze imyaka 3 utarababuranisha kandi bari ikintu ngo basomye igitabo ugafunga umuntu ngo asomye mbwira umuntu uzabona iki kirego akavuga ngo umuntu afunzwe kubera ko asomye igitabo ntabwo azashobora kubyumva igitabo cyari cyo cyose ariko uziko n'igitabo cya Hitler abantu bagifata bakagisoma nta gitabo kibujijwe kuba wabwira umuntu umuturage wagafungwa kubera ko yasomye igitabo nuko ibyo byose abantu bashobora kumva ko ari dutoya ariko utwo dutoya mwita duto tutwambura amanota nibyo rero mperaho rero iyo mbivuga rero njyewe ntabwo mbivuga kubera ko ntifuriza igihugu cyane igiterambere kubera ko ntiki mba mbivuga kugira ngo ibyo bintu bikosorwe apara ibyo ngibyo rero bijyanye n'umutekano tujye tuvugisha ukuri wageze mu Bwongereza bakakugara mu Rwanda wabyemera wakwishima wageze mu buryo butemewe n'amategeko wageze ngo abantu bari burayi bari mu bihugu by'iburayi bageze byemewe n'amategeko ni bangahise uhereye no kuri premier ministre ushobora gushanga yaragiye muri buriya buryo uyu munsi akaba yarabonye urwene gihugu akaba ari premier ministre abantu bari burayi nabayeyo nkuko Theoneste abimbazaga mu kanya nabayeyo abantu benshi bagera i Burayi usibye abagiye bagiye kwiga abandi bawunda bakajya bagiye guhuzwa n'imiryango yabo ariko abenshi bajya banyuze muri nzira zapanya nyezo umuntu wari umudepite mu Bahorandi bari baranamugeze n'umudepite rwose ariko baza kugira nibazo na mugenzi we ari mu ishyaka ari umuparlementaire aragenda asubira muri dossier ye kuko ari ministre w'impunzi areba nyine ibyo bintu byose angira avuga ati ariko burya twamuhaye ubuhungiro na passport yatubeshye yarabeshye ako ibyo ni ibisanzwe basanzwe babizi ntabwo ari ibintu bishyashya donc icyo nemera ni iki donc icyambere ikibazo ntabwo ari cyo kugerayo nabi cyangwa iki ikibazo ni ibihugu byombi u Rwanda rwacu rurakennye bari abantu barimo gushaka ubuzima ngicyo ndabona gushyira ku munzani ubuzima baduhaye amafaranga abantu bafite yamazu bagakodesha yamazu yabo ni byiza rwose ku bukungu bw'igihugu cyacu ariko ngekeramo n'ubumuntu tugomba kubanza no kureba ubumuntu uwo muntu ujana mu gihugu cyacu igihugu ubushomeri dufite mu gihugu cyacu abaturage dufite hano turenda guhura na za runda twarafatanye ubutaka rumwe buratubana buke tuvuga ngo tuzanye abandi baturage tuje runda ariko ni mu Rwanda
oya nyine ngicyo ndimo kuvuga ubutaka burimo buraba bukeya n'ubutaka burimo kuba bukeya tukaba dutangiye kugira ikibazo cyo kuvuga tuti abaturage ubwinshi bw'abaturage bacu turabujera gute none tukemera kuzana n'abandi baturage tukabemerera ngo abo baturage bazaza bature hano muri iki gihugu cyacu kandi ikibazo cy'Ubushinwa gifite miliyari 1.5 kibarwa mu bihugu bikize kandi ntabwo kingana nk'u Rwanda uzare Ubushinwa uko bungana ntabwo bungana n'u Rwanda gitwa shire populaire reka nkubwire nge ndeba Ubwongereza bufite ubushobozi bungana iki bufite amafaranga n'igihugu gikize gifite ubushobozi bwo gufasha abo bantu cyo ni cyambere Ubwongereza buruta u Rwanda ubunini bushobora gufata abo bantu biriya byo kuvuga ngo biriya bizatuma abantu badasubirayo ntabwo ari byo none se kuva basinya amasezerano bavuga ko bayasinye hamaze kujyayo abantu bangahe abantu baracyajyayo kugeza n'uyu munsi nuko abantu kuko bo baravuze ngo nukugira ngo bibuze abantu ntabwo biriya bizatuma abantu batajyayo ntabwo bishoboka donc nukuvuga ko barimo barashakira igisubizo kitari cyo donc nawe wemera ko bitari bikwiye ko barabimukira baza nko oya ntabwo bikwiye rwose kubaza mu Rwanda kubera impamvu zuko turi igihugu gikennye Ubwongereza bushaka kubaha byinshi Ubwongereza bwemeye gutanga ikiguzi kizabafasha kugira ngo mu myaka 5 nyuma y'imyaka 5 se tuzabafashisha iki turemera ko tuzabaha akazi dufite urubyiruko rungana iki rudafite akazi bashobora kuzabakagahanga ariko kuko mu gusobanura minisitiri w'intebe w'Ubwongereza mu gusobanura asobanuye ko hari abantu benshi babimukira bateje imbere ibihugu babayemo abimukira wafata urugero nk'uko warutanze urugero kuri minisitiri w'intebe w'Ubwongereza ntabwo akomoka mu Bwongereza ariko ni minisitiri w'intebe mu Bwongereza none kuki batabagumana se kuki batabagumana ne bavuga ati izo mpunzi zishobora guteza neza guteza imbere ibihugu byacu kuki batabagumana nyine ne bashobora kubateza imbere donc ni ikibazo ikindi cyo ntashobora no kuvirira n'ibindi bintu byereya ni ukwica itegeko rigenga impunzi itegeko rigenga impunzi convention internationale u Rwanda rwararisinye abongereza bararisinye kirazira niba impunzi kugezeho aho igeze bwa mbere ntugomba gufata ubuhungiro niba rero bagomba kubariza ayo masezerano mpuzamahanga ntabwo bagomba kubazana mu Rwanda ahubwo niba basubize mu Bufaransa kuko icyo itegeko rivuga igihugu cya mbere bagezemo abo bantu bundi niho bagomba gusaba ubuhungiro Ubwongereza ntabwo kubazana mu Rwanda nibo bajyana mu Faransa mu Faransa nibo banza bakagera bwa mbere hano ndende bajya mu Faransa banyuze mu Butaliyani cyangwa muri Espagne ni igihugu ni ikibazo ibihugu by'i Burayi bigomba gushaka uburyo bikemura ntabwo bigomba gufata uwo muzigo ngo bize bidukorere twebwe natwe tukirwana ni ikibazo cy'ubukene dufite abaturage bacu tutarashobora guhaza abaturage bacu badafite aho batuye basenyewe za kangondo bagize gute tugomba kureba ibibazo byabo abana babo mu gihe tukirwana no kugira ngo dubanze duhaza abaturage bacu reka tubanze turangize icyo kibazo hama tuzabone kugerekaho imbere ndetse naga ko impunzi zakirwa uko dufite izo muri Libya dufite ziva mu baturanyi ntabwo ikibazo ari icyo ikibazo nuko igihugu gifite ubushobozi burutu bwacu gishaka kwivanaho umutwaro akari twebwe kiwukorera mu gusoza ibyo bitekerezo byose uri kuvuga ntabwo twabihuza na bya bitekerezo tubwiye yuko bituma abantu bagutuka bafite uko kuntu uri kubivuga ntabwo twabihuza nuko hari abantu uvuga yuko bakwita umwanzi w'igihugu n'ibindi kuko uko bitekereza wenda wumva ari byiza abo baturage bo kuko abakwibasira ntabwo ari ubuyobozi kuri social media uvuga ni abaturage bivuga ko ibitekerezo utanga baba batabyishimiye kuri social media za hano mu Rwanda tuzi ko bikora bikora gute tubwire niko tuzi ko bikora n'abari inyuma y'amazina y'abatukana babise amazina bose umuntu arabazi ntabwo ari umuturage wazajya kubaza umuturage wa Kongo wasenyewe akakubwira ngo yishimiye ko impunzi zizano zivuye mu Bwongereza kuko afite ikibazo cyavuga ati leta niba nzi nke muri iki kibazo ntabwo umuturage rero niyumva ndimo kuvuga icyo kibazo azajya kuri social media ngo agiye kuntuka ntabwo bishoboka